cyane umugore mwiza namugena impano rero iyi mpano inshuti zanjye mumfashe aho bigufatira uze ujoyininge tuyimuhe we ntahaguruke kuko ari receiving unaguye inyana yayo kagaju menshi cyane. Indi mpano ikurikiraho rero mutarasubira mu byicaro ndagira ngo iyi mpano tuyihe inshuti magara mu buzima bwa Clapton. Ni impano idasanzwe rero ndaza kunyemerera ndaza gufatanya na Veve na Mugisha gutanga iyi mpano. Umuntu tugiye kuyiha ni ingenzi mu buzima bwa Mugisha, niyo mpamvu yifuje kugira ngo ayimuhe uyu munsi uzahora ari urwibutso ku mutima we. Mugisha turafatanya kuyitanga iyi mpano. Mwiriwe neza. Veve uretseho gatoya. Ntabwo iyi mpano ushaka kuyitanga, sinzi intebe iyo ari yo yose yaza akicara. Nta muntu utanga impano ku muntu umunaniza. Ugomba kuyakira ari relax. Wanyiza ibiganza byanyu byose mwakongera amashyi kuri iri jambo ryiza. Iyi mpano rero niyo ngiye kugenera umugore wanjye Mutoni Jackie.
yamamaye ku izina ni Giwizi njyenyine ariko yamamaye mu mutima wanjye nka Forever Mine. Umugore w'intwari, umugore sinzi mwebwe abagore mufite ariko uwo nzi njyewe mfite ni uko data nubwo ari hano amenye n'impamvu yanyise Mugisha. Nibi yavugaga yanyifurizaga kuzagira umugisha, nkagira urushako rwiza, nkagira umugore mwiza nk'uyu nguyu. Gusa wamenya ko abyaye abana batatu de. We ntabwo atanga impano, agiye kuyakira, yicare gake gake yumve neza, yinyire neza, kuko mu bintu Imana yampaye impano yo gukunda, ni mu mugisha wo gukundwa. Uyu munsi rero ndagira ngo mbwire ngo ndagukunda, kandi uko dukundana n'abana bacu ariko bazakundana n'abadukomokaho bose, kuko natwe tubikura ku babyeyi bacu. Ababyeyi banjye n'abawe baradukunze, ndabikwitura nawe urabinyitura. Tugiye kwitura abana bacu nabo bitura ababo, urukundo ruganze, ishusho y'uko urukundo rutabaho yongera igaruke. Urukundo ruriho kuko ndagukunda. Veve, akazi kawe. Kandi turabikora mu ntabwo indirimbo tuyisubiramo wese ntababona imbere, uko tuyisubiramo mwese murazi imbere. Ngaho ni muzi Veve urabonetse kuyitangira, arayitangira ari uko umuturanyi, abahanzi bose bari hano muze hano tubyine indirimbo kuko mwabisabye. Uri hafi Mugisha reka ngufashe. Yego, nabonye abanyambo mbona Nitegeka bari hehe? Iyi ndirimbo ntabwo nza kubikunda mwese mudahari. MC kugira ngo kubera gahunda nyinshi zihari rwose ntibazi, reka dutangire baradufatira hagati rwose. Nababwiza nabonye ba Afrika ntibazi mwese ni muze rwose. Yamano ahubwo agaciro k'ubuzima bwanjye, isezerano ryanjye, byose ujyanira abana uri forever mine. Wanyizeye mbere y'abandi bose, ufashera mbarushaho
murakoze. Mwagize neza. Ubukwe bwa Mugisha na Mutoni umunsi umwe. Mwagize neza. Pastor Muhirwa murakaza. Pastor Muhirwa nikaze. Pastor Muhirwa niba ari hafi araza tumushimire cyane, ariko nsabe Jalbina nawe araza kwegera hafi. Twese twongere duhuze ibiganza cyane. Amashyi y'ababyeyi twese twongere tuyahuze. Twakire Mugisha ndetse na Mutoni twifuza kuzahirwa, gutunga no gutunganirwa, kubyara no guheka, kugurira no kugwiza, ishyari n'iryo mu rugo rwabo bazahora n'ibyiza. Abajene ngiye kubasaba aho duhagaze mu mpande dukomeza tujya ejuru, ariko abajene mwese ndashaka ngo Mugisha na Mutoni batambuke, buri wese yashyizeho itoroshi, buri wese ndashaka yizamura. Mugisha mwemuretse gatoya, ndashaka buri wese nashyiraho urumuri rwe, tubahereze urumuri bakuri uyu munsi wa none. Muraza kumfasha hanyuma dukoreshe wa mwanya mwiza. Ntugire impungenge, umwanya se ko natwe tutahugira. Humura ni akantu gato. Mugisha rero turabashimiye na Jackie. Mugisha we tumaranye kuva haje ubwo 2016 simbizi imyaka muri Seburikoko. Urumva ko bimeze neza. Digidi akira iminota ibiri. Reka nihangane nkoreshe nk'amasaha 4 ku buryo dutanga saa 10 za mu gitondo, ariko reka twebwe dukubitemo akaririmbo kavuga ngo baraberanye 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 barasa n'abavukana, baraberanye 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 barasa n'abavukana, ngo twegerane hanyuma akira kibo. Nubwo twagize impamvu z'umuriro wagumye ubura, turihangana turawutegereza. Ubu katubwire audience ya YouTube dukurikiye, audience dukurikiye ya YouTube. Uyu mugabo ni inshuti yanjye cyane mu buryo buziguye n'ubutaziguye. Urukakoze umunsi mukuru $100 hagati yanjye nawe, ndamupfumbatisha. Rero uyu munsi kuko akoze ikintu gikomeye cyane kandi cy'amateka ku buzima bwe, mfite inka mudanirahira nitamuga y'akazungu,
bunogo y'inyana yayo Kagaju. Tuzabipanga neza tuyicyure. Mfite ifamu Uganda n'irimo inka zanjye, hari uko yiguha tujyanyeyo, hari no kuba yaza ugashaka inzu uzayitiriramo nka zawe. Iyo ndayemeye kuko ninguha kashi muravanga muzimaze ufite pati ako nyebahaye inka ijyemo nka zanyu, ubwo uzahwa undi inka imwemeza uzajya mwirahira. Kandi abakunda umuryango wanjye urabakunda, nkunda abana banyu, n'ibinakunda muzankundisha umuryango wanyu. Ubwo ni umuryango wo kwa se wa Mutoni, umuryango wo kwa se wa Mugisha, uri mu bana bacu uzagumeho. Kandi bimutangiye uyu munsi ntibirangije mu gitondo, bizahoreho mutwensipire, natwe tuzajya ikirenge mu cyanyu, Imana ibubakire. Murakoze cyane. Hanyuma rero hano reka bwira abageni bacu bagende wenda bahindura imyambaro gato, hanyuma turacyari aha ngaha kugira mu gitondo rwose uko tubishaka pe. Hanyuma dufite amayekuteri ateretse hariya kugira ngo tubone tutabangamira n'abaturanyi, mwumve umuziki tumeze neza. Abageni numva nababwira nti bagenda bagahindura imyambaro, hanyuma twebwe tukaba tukiri aha ngaha, ariko n'ubundi nabo baradusanga aha ngaha rwose ntaho tugiye. Dukomeze tugire ibihe byiza, turyoherwe, kandi tubabwire tuti urugo ruhire, turabakunda cyane. Ibindi ni ibyacu hagati yacu, barakoze, Imana ibahumugisha. Amashyi menshi cyane dushimire Team Papa Sava, mwakoze cyane. Yego. Abavandimwe ba Mutoni namwe muraza kwitegura kwegere hafi. Abavandimwe ba Mutoni turabakiriye, hanyuma Nyirasenga wa Jackie nawe yegere hafi. Team Papa Sava mwagize neza. Mwakoze. Abavandimwe ba Mutoni turabakiriye, bagire nakire kandi Nyirasenga wa Jackie nawe tuguhe ikaze. Ntabwo yari impano yanjye ahubwo ni abageni babo bajya babaye hano, rero bamwiriza mu rugo Wakoze. Abavandimwe ba Mutoni namwe turabakiriye. Yego, abavandimwe ba Jackie mumfashe, hanyuma nze gusaba abaturanyi bo kwa Mugisha nabaze kugera hafi. Murakoze cyane. Amazina banyita John Magatu mwebaze. Muraza kunyemerera kubera yuko nakererewe uyu munsi ninjye wari ufite ubukwe. Njyewe mu cyambere nijye mwakabanje mugasaba imbabazi
kubera yuko mwakoresheje amasaha yanjye iriya ngezeyo rero bituma nyerererwa. Ubwo rero ntababariye ariko mu izina rya Yesu ndabashoboje. Bishimye cyane kuba ndi mu bukwe bwa Mugisha na Mankazi, kubera yuko igihe cyose ntabwo nigeze ngira amahirwe yo kugira ngo nze kugira ngo Mankazi aba ari kumwe na Mugisha. Ngira ngo ndi mu bantu ba mbere babasinyiye mu murenge. Merutse kubona inkuru yanyu itrendinga, njye ntabwo mba mu Rwanda mba Kampala, mbona inkuru yanyu itrendinga y'urukundo rwanyu, ariko ndi mu bahamya ba mbere bahamya ubuzima bwanyu. Ngewe ndabuzi kuko umunsi wa mbere ni njye muntu wa mbere wagejeje Jackie mu nzu ya Mugisha, ni njye muntu wa mbere wabonye ahantu Jackie yaryamye, ndabanza ndiheba ndavuga se mushiki wanjye uyu nguyu ahantu agiye bizagenda bite. Nasanze umufariso wa wundi wa nyuma twajya turyamaho ku ishuri. Urumva ko ubuzima ntabwo bwari bwiza. Nimba rero uyu munsi mbonye rimwe muri iki kidari, Imana y'ijuru nishimwe cyane. Ndagushimira ndabasaba kuko ejo bundi mushima ntabwo nari imari. Ndabasaba kugira ngo nubwo mwarambiwe munege amatwi gatoya, nta yandi mahirwe nzongera kugira ngo mvuge kuri Mankazi na Mugisha. Rero ndabashimira, Imana yo mu ijuru ibaye kububakira. Mankazi, ndagushimira ko warageze mu muryango wo kwa Mugisha, ukaba waraduhesheje umugisha muri uwo muryango, kandi nawe ukaba warabahesheje umugisha. Iyo usanga ukuntu wagiye ugasanga Mugisha ameze ubukene, ngewe namusanzemo kuko narubonye, ariko uyu munsi akaba ari umugabo umaze kwiyubaka agakomera, kandi agatera imbere mu buryo bw'akazi no mu bindi by'isi. Wabaye umugisha muri uriya muryango. Iyo usanga wabaye mubi ntabwo mwakabaye mugezeho mugeze uyu munsi. Imana yo mu ijuru guhereza umugisha. Mugisha, Imana ibaho umugisha. Imana yanyu yagezeho, yaba ari yifatika, yaba ari y'inka mwanumyeho, ariko nubwo mwamaye inka, ndabasaba kugira ngo itazataha iyanjye itarataha. Iyanjye nishyika iyanjye izaza. Imana yo mu ijuru ibahereza umugisha. Murakoze cyane. iya Mugisha ari kuzataha ku wa kabiri, ukora ibishoboka byose Jules aritashye. Mwagize neza, twafata ifoto. Mwagize neza cyane. nibo bandeze niga muri kaminuza kugeza nshatse nanjye uyu munsi ni umudamu. Rero njyewe nanjye ego turatanga impano nk'abavandimwe, ariko nanjye ndahereza papa nera inka.